Abo bakire barindwi ubushinjacyaha bwabagejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusaba ko bafunga iminsi 30 y'agateganyo. Abafite imitungo y'amafaranga make muri bo ni abakozi batatu bo muri RMB bagize komite ishinzwe gusesengura ubusabe bw'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro, ariko bafite n'izindi nshingano zitandukanye. Nibura bo gusa imitungo ubushinjacyaha buvuga ko batabasha gusobanura inkomoko yayo. Igiteranyo cy'iyabo ni agaciro k'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari. Bafunganwe kandi n'abamiliyarderi 4 bafite kampani zinyuranye z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aba bakire barindwi kuri wa 13 Gicurasi mu gitondo baje mu modoka ya RIB bamanukana ingazi zo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro batonze umurongo, bambaye amapingu binjira mu cyumba cy'urukiko. Ubushinjacyaha buri wese busobanura ibyo aregwa, runasobanura impamvu bwite zikomeye zituma busaba ko bakurikiranwa bafunze iminsi 30 y'agateganyo. Hakurikijwe ibyo ubushinjacyaha bubashinja, mu kwisobanura bose bumvaga ko hari ibimenyetso byinshi bishinja bamwe muri bo, ariko bake bibashinja bikaba ari bike cyane ugereranyije na bagenzi babo. Ku ikubitiro abo byumvikana ko bafite ibimenyetso byinshi bibashinja ni abayobozi b'amashami atandukanye bo muri RMB bari mu itsinda rishinzwe gutanga impushya z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi, aribo Kanyangira John ushinjwa gusaba no kwakira indonke n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Hagakurikiraho Niyongabo Richard ushinjwa ibyaha nk'ibyo. Rwomushana Karemera Augustin ashinjwa icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo no gufata icyemezo gishingiye ku itonesha n'ubucuti. Ababuranyi abashinjacyaha babiri bari gushinja abo bagabo barindwi ndetse bose bafite abunganizi mu mategeko bari kumwe mu rukiko. Abashinjacyaha babiri nibo bari gushinja abo bagabo barindwi twisabakire muri iyi nkuru. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma y'uko mu kwezi kwa gatandatu 2021 abo bakozi batatu ba RMB bashyizwe muri komite ishinzwe gutanga ibyangombwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, batangiye kujya bahana gahunda n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro babaga basaba serivisi zo guhabwa ibyangombwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibyo mu ndimi z'amahanga bita mining license, cyangwa babaga basaba tax, bagahura bakabizeza indonke nabo bakabemerera serivisi babaga bari gusaba. Ubushinjacyaha bushinja Kanyangira John na Niyongabo Richard bavuga ko hari n'abagiye babaha indonke y'amafaranga kubera izo serivisi babaga basabye. Naho kuri Rwomushana Karemera Augustin we akaba yarafashe icyemezo cyo kuvana Rukomo Mining Cooperative mu cyiciro kimwe ijya mu kindi kisumbuyeho, kandi iyo koperative itarigeze ibisaba kandi abikora atabinyujije muri komite ibishinzwe. Ubushinjacyaha buvuga ko abacukuzi b'amabuye y'agaciro bamaze kumenyekana kuba baragiye bakorana n'abo bakozi ba RMB muri ibyo bikorwa byo gutanga no kwizeza indonke mu gusaba serivisi ya RMB, ari Rubazinda Kariste ufite kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Kariane Mines Limited, Ndagijimana Jean Philippe ufite kampani yitwa Gamiko Limited, Kwizera Jean Bosco ufite kampani yitwa Dumac Limited, na Hakizinshuti Yonas ufite kampani yitwa ETC Hajos na Kominya Limited. Ubushinjacyaha buvuga ko iperereza rigaragaza ko abo bakozi ba RMB bafite imitungo itandukanye badasobanura inkomoko yayo ugereranyije n'ibyo binjiza byemewe n'amategeko. Umushinjacyaha ahereye kuri Kanyangira John, ubushinjacyaha buvuga ko abacukuzi b'amabuye y'agaciro bamaze kumenyekana kuba baragiye bamuha amafaranga y'indonke. Uwa mbere ari Ndagijimana Jean Philippe ufite kampani yitwa Gamiko Limited, wamwohereje amafaranga kuri telefoni y'inshuro enye, aho inshuro 3 yagiye amwoherereza 50,000, indi nshuro imwe amwoherereza 70,000. Uwo Ndagijimana Jean Philippe akaba yarasabye license yo gucukura mu karere ka Nyarugenge mu mwaka wa 2022 ayibona mu mwaka wa 2023. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko undi wamenyekanye wamuhaye amafaranga y'indonke ari Kwizera Jean Bosco ufite kampani yitwa Dumac Limited, aho byagaragaye ko yamwohereje amafaranga 200,000 kuri telefone ye. Uyu Kwizera Jean Bosco akaba yarasabye Kanyangira kumufasha akabona tax. Ubushinjacyaha bugaragaza ko hari aho yagiye agirana n'ibiganiro n'abacukuzi batandukanye bakamwizeza indonke, nk'aho Philippe yabwiye Kanyangira ati agahene ka Noheli ndakaguherahe, ahandi ati nazana amadolari 200,000 ndebe ko nakuremeramo 50 nawe urebe ko wirwanaho. Ubushinjacyaha buvuga ko Kanyangira John yagiye ahana gahunda mu bihe bitandukanye na Philippe zo guhurira ahantu hatari ku kazi akamuha indonke. Kubirebana n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Kanyangira John imitungo afite irimo etaje 2 n'ibibanza 9 yose hamwe ya miliyoni zirenga 800 atabasha gusobanura aho yabikuye. Bukamushinja ko yabikuye mu ndonke yahabwaga n'abo bacukuzi. Ubwo icyaha cyo gusaba no kwakira indonke Kanyangira ashinjwa, birumvikana ko Kwizera Bosco ufite Dumac Mining na Philippe ufite Gamiko nabo bashinjwa kuyimuha.
Tuvuye kuri Kanyangira John reka tujye kuri Rwomushana Karemera Augustin ushinjwa icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze no gufata icyemezo gishingiye ku itonesha n'ubucuti. Ubushinjacyaha buvuga ko kampani yitwa Rukoma Mining yandikiye ubuyobozi bwa RMB ibaruwa ibumenyesha ko yabonye umufatanyabikorwa witwa One Mining mu kunoza ibitari binoze. Rukoma Mining Koperative isaba no kongererwa igihe cyo kubikosora kugira ngo ibashe kuzamura umusaruro bayikure muri mine ntoya ibe mine nini. Rwomushana ayisubiza yemerera n'ibyo itasabye agira ati mwemereye ko mine yanyu iva ku cyiciro kigereranyije ikajya mu cyiciro kinini cyangwa se ibyo mu ndimi z'amahanga bita medium to large scale mine bitewe n'umufatanyabikorwa mwabonye ndetse n'ishoramari muteganya gukora. Ubushinjacyaha buvuga ko impamvu umushinja gufata icyemezo gishingiye ku itonesha n'ubucuti nyamara ari ku ikoperative ikaba itarigeze isaba kuva mu cyiciro kimwe ijya mu kindi ndetse n'ibyo ari gukosora itari yabikosoye akaba yarafashe icyo cyemezo kandi azi ko bikorwa na Internal Licensing Committee. Ku birebana n'icyaha cyo kudasobanura umutungo atunze, Rwomushana Karemera Augustin umutungo atabasha gusobanura inkomoko yawo yemewe n'amategeko ni ikibanza cya miliyoni 10 yaguze. Uwa gatatu ni Niyongabo Richard ushinjwa icyaha cyo gusaba no kwakira indonke ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2024 yahawe indonke y'amafaranga 200,000 yoherejwe na Rubazinda Kariste nyiri kampani yitwa Kariane Mine wasabaga serivisi muri RMB zirimo no guhabwa lisanse. Ayo mafaranga akaba yarayakiriye kuri telefoni ye. Imitungo atunze bivuga ko atabasha gusobanura inkomoko yayo ni amazu 3 n'ikibanza byose hamwe bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 238. Ubwo birumvikana ko ibyo Niyongabo Richard aregwa byo kwakira indonke Rubazinda Kariste washinjwa kuyitanga. Muri barindwi usigaye utarakomozwaho cyane ni Hakizinshuti Yonas. Ubushinjacyaha bumushinja icyaha cyo kwakira indonke butangira buvuga ko umucukuzi w'amabuye y'agaciro buvuga ko mu bihe binyuranye kuva mu mwaka wa 2022 yagiye yandikira ubutumwa kuri telefoni ya Kanyangira John inshuro nyinshi bagahana gahunda yo guhurira ahandi hantu hatari ku kazi. Ubushinjacyaha buvuga ko muri ibyo bihe kandi yandikiranaga na Kanyangira John bagahana gahunda yo guhura. Uyu Hakizinshuti Yonas yari yasabye extension ya mining license kuri kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa ETC Hajos Limited akaba yaranayihawe mu Gushyingo muri 2023. Ubushinjacyaha buvuga ko muri icyo gihe kandi yari yaranasabye icyangombwa cyo gutangiza kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Komenya Limited akagihabwa mu mwaka wa 2024. Buvuga ko iyo yahuraga na Kanyangira John yamuhaga indonke ariko ntibubasha gusobanura iyo ariyo. Mu gusobanura ibyo bushinja aba bakozi ba RMB 3 n'abashoramari 4 mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gufunga by'agateganyo Kanyangira John, Niyongabo Richard, Rwomushana Karemera Augustin, Rubazinda Kariste, Kwizera Jean Bosco, Ndagijimana Jean Philippe na Hakizinshuti Yonas mu gihe cy'ukwezi. Icyo bushingiraho busaba ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Usibye ibyo bubashinja buvuga ko ari uko ibyaha bakekwaho biteganyirijwe igihano cy'igifungo kirenze imyaka 2. Ikindi nuko ari iperereza bukiri gukora ku byaha bakurikiranweho bukagaragaza impungenge ko baramutse barekuwe bari bangamira bagasibanganya n'ibimenyetso. Mu kwiregura Kanyangira John niwe wabanje. Kanyangira John urukiko rwatangiye rumubaza niba ibyaha aregwa byemera nawe ati ntabwo mbyemera. Yakomeje agira ati bagiye bitsa kuri serivisi ntanga mu nshingano zanjye za buri munsi mereye kuri tags n'ibimenyetso bigaragaza aho amabuye yakomotse. Izo serivisi ntabwo ikigo ari cyo kizitanga, hari ikigo mpuzamahanga ushaka tags asaba, icyo kigo nicyo kizigura kikazinjiza mu gihugu. Nta mukozi wa RMB nanjye ndimo ushobora kugera aho tags ziri icyo kigo kitamuhaye uburenganzira. Yakomeje agira ati iyo serivisi bavuga nshobora kuba narakiye indonke ntabwo ari njye uyitanga. Kanyangira John yiregura yakomeje abwira urukiko ko ikijyanye no gutanga impushya komite arimo idafite uburenganzira bwo kuzitanga ahubwo isuzuma ubusabe. Ati hari itegeko rya Prime Minister rishyiraho komite ishinzwe gusuzuma ubusabe. Ibijyanye n'amafaranga bavuga ko nagiye nakira ndahera kuri Philippe, ni umukozi twakoranye kuva muri 2011 kugera muri 2016 agiye kwikorera. Ibyo 50,000 barebye neza basanga yarayamperezaga ku cyumweru. Tubana mu ikipe, iyo yaje gukina tumaze gukina ibyo 50,000 arabitanga. Musuzumye amatariki kenshi bihura no kuwa gatanu cyangwa ku cyumweru, nta hantu bihuriye. Yakomeje avuga ko ibiganiro bitandukanye yagiye agirana na Philippe ntaho bihuriye no kwaka indonke. Avuga ko Philippe ari inshuti ye y'igihe kirekire. Agira ati ayo mafaranga yaduhaga turi benshi nuko ari jyewe yabagazi, niyo mpamvu yayoherezaga kuri telefoni yanjye kuko ni njyewe wamwinjije.
nahitaga nyahereza bagenzi banjye. Yisobanura ku mafaranga 200,000 yoherejwe na Jean Bosco ufite kampani yitwa Dumac icukura amabuye y'agaciro muri Rwamagana, yagize ati yampaye intwererano kuko urebye ubutumwa twandikiranaga ni ubwa 2023, ariya mafaranga yampaye muri 2024, yari ubukwe bwa murumuna wanjye witwa Mugisha Ruzindana. Asobanura iby'ubutumwa butandukanye yandikiranye na nyiri kampani yitwa Dumac bagahura, yagize ati ni ubutumwa busanzwe bwo gusangira kuko twagiranye ubucuti, kuko twajyaga duhura kubera ijambo ry'Imana cyangwa tugiye kuganira iby'akazi. Ku birebana n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we, yagize ati icyaha cyo kudasobanura umutungo wanjye maze imyaka 20 mu kazi, ndetse madamu nawe amaze imyaka 20 irengaho mu kazi. Ririya genagaciro bakoze barikoze bashingiye ku biciro biriho nonaha, ntabwo ari ibiciro by'igihe natangiye kubakira inzu ya Kagarama. Amafaranga twatangije ni amafaranga dukomora mu gihugu cyo hanze, ngewe na madamu ubwo twari turiyo kuko hari buruse twahabwaga. Tugarutse twahise dutangira akazi. Ikindi narigishaga, ayo mafaranga twayasaguye muri misiyo niyo twatangiye kubakisha. Ikindi iyo nzu dutangira kuyubaka twafashe inguzanyo muri BRD, ndetse na madamu yagiye azana amafaranga buri mwaka, ndadekarara madamu we ntabwo adekarara kuko yagiye akorera ONG. Avuga kuri imwe mu nzu afite igahanga muri Kicukiro, yagize ati narayigurishije, natangajwe n'igenagaciro batanze. Akomeza avuga ko yagiye agira misiyo zijya hanze y'igihugu ariho yakuye amafaranga. Kanyangira John yasoje asaba gukurikiranwa adafunze, aho yagize ati ibazwa ryacu ryatangiye ukwezi kwa 7 muri 2024, ntabwo nigeze ngora ubutabera, naritabaga. Ndasaba kurekurwa ngakurikiranwa ndi hanze kuko hari ababyeyi n'umuryango wanjye nkurikirana. Ibyo nasabwa nabikora ariko ndi hanze. Umwanzuro niba Kanyangira azafunga iminsi 30 y'agateganyo cyangwa azarekurwa uzasomwa tariki 16 Gicurasi 2025 saa 8 z'amanywa. Tubararikiye gukurikira igice cya 2 cy'iyi nkuru gisobanura uko abandi bakire 6 basigaye bireguye. Ni inkuru yatunganyijwe na Pin Rwanda mu ijwi rya Eric Habimana.